umudive jugunya isabato, jugunya marayika, jugunya abaguterura, jugunya amazi, mpanga amaso. Yesu aramubwira ngo byuka wikorera iki? Uburiri. Uyu mugoroba nukuri ibi ndi kubabwira mbivuze nuzuye umwuka wera. Nyiri bihe ngaya magambo yambwiye ndavuga hano. Ubwo ngusanze aha na yawe, ubwo ngusanze aha na yawe. Nza abantu benshi muri Bibiliya bigeragereje kugira ibyo bakora ariko biranga, bihanye bakiranutse, Imana irabyikorera. Imana igira gute? Abigishwa ba Yesu bagerageje kwirukana dayimoni mu muntu, muvuge ngo biranga, ariko babwiye Yesu bati tubabarira ubwibone, twe twamwirukanye aratunanira. Yesu ati mwamwirukanye mutaheruka gusenga no kwiyiriza iki? Yesu ahageze gusa dayimoni ahita avuga ati mpuriye he nawe? Yesu ahageze biremera. Aburahamu na Sara barigeragereje ngo babone umwana. Sara abwira Aburahamu ngo tera Hagari nda ngo arambyarira ku bibero, biranga. Hagari ayitwisa ahita ayijyana, ariko basenze Imana. Sara arihana abwira Aburahamu ati mbabarira nagiye mu byo ntazi. Aburahamu ati nawe ndakubabariye nawe mbabarire. Bukeye Imana izana Isaka irabyikorera. Ndagira ngo umuntu wese ahantu ahagaze, umuntu wese, reka mbabwire ko mu buhanuzi international iyi si ni inyanja. Iyi si ni iki? Iyi si ni iki? Agakiza ni ubwato. Agakiza ni iki? Ibibazo cyangwa ibigeragezo ni umuraba muri iyi nyanja. Kristo ni umusare. Haleluya. Hagarara mu gakiza kawe, kagenda hejuru y'iyi nyanja. Zingura inshundura zawe, nubwo ari ku manywa, nubwo ari igihe kitari cyo kwera kw'imitini, nubwo atari igihe wari witeguye gushema, ariko zingura inshundura zawe. Wowe waje muri aya mata, mukomere Imana amashi. Abafite ibiganza mukomere Imana amashi. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Murambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana mu buhanuzi, mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cya 48 ku murongo wa 11 niho ndi busome. Ndasoma undi murongo umwe mu gitabo cya kabiri cy'ingoma, igice cya 20 ku murongo wa 12. Nsoreze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, igice cya 5 ku murongo wa 5. Tubihuze n'igihe dufite kugira ngo twumve icyo Imana ivuganye natwe. Amen. Yesaya 48:11 haravuze ngo ku bwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagihundi. Tuvuge ngo amen. Ingoma, igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya 20 ku murongo wa 12 haranditswe ngo Mana yacu ntiwakwemera kubahana, nta mbaraga dufite zarwanya izo ngabo nyinshi ziduteye, kandi tubuze uko twagira, ariko ni wowe duhanze amaso. Tuvuge ngo nibyo. Tuvuge ngo nibyo. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, igice cya 5 ku murongo waho wa 5. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haranditswe ngo Simoni aramusubiza ati Databuja, twakesheje ijoro dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko ubivuze reka nzijugunye. Babikoze bafata ifi nyinshi cyane, ndetse inshundura zabo zenda gucika. Barembuza abagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babatabare. Baraza buzuza amato yombi, bituma yenda kurengerwa. Simoni Petero ngo abibone atyo, yikubita imbere ya Yesu ati
vaho ndi databuja kuko ndi umunyabyaha. Tuvuge ngo Imana itubabarire. Mwakira ijambo ry'Imana. Mwakira ijambo ry'Imana. Hano ni mu rugo, Kristo basengera kuri iri torero barabizi. Nubwo ndi umushitsi ariko ndi umushitsi musango. Ndashaka kwibwira abashitsi, amazina nitwa Nshizirungu Emmanuel. Ndubatse mfite umudamu n'abana. Ndi umubwiriza butumwa bwiza bwa Yesu Kristo umuhamagaro. Nishimiye kongera kugaruka muri iki cyumba cyo kuwa gatanu nimugoroba. Imana iduhana umugisha. Umushumba yabivuze, twabimubwiye ko byatugendekeye mu rugendo mu itangira ry'abanyeshuri no gutaha kw'abanyeshuri mu muhanda haba harimo ibibazo by'imodoka, ariko ndashimira Imana ko nsanze mutarataha. Imana ihabwa icyubahiro. Hari abantu bumvishe nsomye imirongo myinshi isa naho ari myinshi, bakurikije iminota dusigaranye babona bakumva ibyo bintu byose nta kintu biri bumare, ariko gusoma imirongo myinshi ntabisobanura gutinda. Murebe hano mbabwira ijambo Imana yanshize ku mutima nshaka ko tuganiraho, tubihuze n'ibyanditswe byera dusomye. Murahari? Murahari? Ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana rifite topic ivuga ngo ibyo wigeragereje gukora bikanga, nukiranuka ugasenga Imana izabyikorera. Topic tugiye kuganiraho iravuga ngo ibyo wigeragereje gukora bikanga, nukiranuka ugasenga Imana izagira ute? Izabyikorera. Hari ibintu abantu bigeragereza gukora bikanga, ugasanga umuntu ntako atagize gute. Mu Kinyarwanda baravuga ngo ntako atagize. Ntako atagize. Ukabona umuntu yabaye umuyede bikanga. Umuntu aba n'umufundi abona bigize gute. Umuntu akaba n'umutayera akabona biranze. Ariko nukiranuka ugasenga Imana izagira gute? Izabyikorera. Bibiliya iravuze ngo uyu munsi Imana yabwiraga Abisirayeli, Yesaya yahanuriye Abisirayeli bari mu gihugu cy'i Kanani. Ariko Imana yari yaramaze gusubiza Abisirayeli, yari yaramaze gukora ibyo ikwiriye gukora, yari yarabakuye muri Egiputa ibageza mu gihugu cy'amasezerano. Abisirayeli rero bagira esheke imwe gusa, nubwo bari mu gihugu cy'amasezerano ntabwo bari bagikirijwemo. Bakundaga kugomera Imana, bakundaga gutatira igihango, kuko Imana yari yarerekanye ibimenyetso birenze kimwe ko Imana ari igihango n'ubwoko bwayo. Umunsi yafashe umwanzuro wo kubahagurutsa muri Egiputa. Egiputa yari iyobowe n'umwami ukomeye witwaga Farawo. Mbibutse ko muri iki kinyejana Abisirayeli bahagurutse muri Egiputa. Egiputa niyo yari iyoboye isi. Bagerageje guhaguruka muri Egiputa ubwabo biranga. Hari ikimenyetso kimwe cyagaragaye ko Abisirayeli bashaka gutaha. Ni umunsi Mose yafashe umwanzuro yica umunyegiputa asanze ari kurwana n'umuheburayo. Nubwo Bibiliya itavuga ibintu byose, ariko Mose yari afite intego yo kugira ngo byibura umunyegiputa napfa Abisirayeli bigaragambye nibarangiza bakomereze ko batahe. Ariko abona nabyo bigize gute? Abona biranze. Ahubwo Mose bimuviramo ikibazo cyo guhunga, ava muri Egiputa kandi ntiyaje Kanani, ava muri Egiputa aje Mediyani. Kandi Egiputa ni Mediyani nta kintu na kimwe bitandukaniyeho. Ndagira ngo nihute mbabwire ko bagerageje kubwira Farawo ngo abarekure, Farawo akababwira ko adashobora kubarekura. Bagerageje kumusobanurira Imana,
batangiye bamubwira amazina yayo, baramubwira ngo ndiho yakudutumyeho. Farawo akavuga ngo ndiho ninde? Bakagerageza bati Uwiteka. Ati Uwiteka niki? Agerageza ibintu byose bagerageje,